ungize umukiriya hano ukambwira ati ijuru rwose ntaryo uzajyamo nabwira turakoze cyane ukibera umukiriya hano iryo juru rwose ukarireka ubwo rero ibera umukiriya hano iryo juru ubireretse uzabibera oya ijuru niringira wundi waririmbye uzi kubura isi ukabura n'ijuru isi ntuigeze unezerwa waraburaye ugakubitwa ukagira ute ugafungwa ukabura ukagera gute ngende ku gisina kiwe ndeko nimba zirimo gisina ntabwo ari cyo gisa sinababwiye ngo nicare hagati y'abo bakanga igitsina bonone ibitsina ni ibyabo kubera icyo wanse umugabo ukanga konsa umwana wabyaye uwo mugabo niwe ugiriye icyizere cyane kuruta umwana wabyaye ariko zubudisha ki muri kamere muntu umugabo yaremewe konka abone rero umuntu w'umugabo gute abundarara ku ibere ry'umugore akaricura umwana akomane bureka nkubazi washyukwa gute nta n'ibihumbi 20 ufitemo nta n'ibihumbi 2 ufite mu nzu ubwo washyuka ute uzi ko ubukene butuma umugabo atikubitira umugore wavuye bigenze gute warihanye mbona vuyo nihanye bamana bibiliya ahubwo icyambabaje nuko bamaye bibiliya ngeze mu kabari nyigurisha 1000 ndayinywesha uzwe duhuza ku bibazo bimwe nanjye bakoresha umupuri bakoresha umupuri wabo nawe urawukoresha umukobwa we cyane ufite umupuri wawe imana yaguhereye ubuntu rwose nibyo gushima namwe mujyemo utangira ubuntu ntabwo utangira ubuntu reka tanga umupuri wawe ubona amafaranga yo kwishyura inzu ubona amafaranga yo kurya yo gusa neza yo kwambara neza nutanga umupuri haravaho iki iyo bavuze gucumita wumva iki ubundi gucumita ijambo gucumita ni ukuvuga ngo ni nko kwa kundi bafataga umuntu ukumva umuntu ngaye rwaye mu cumitiro umuntu rwa mu cumitiro ate nisangiye hari umuntu nanga njye uranyanga nayo uzanyanga nuwa ngo ngiye kujya mbyuka mu gitondo saa 6 nimugoroba mvuga kuri Twitter kandi inkuru zimuharabika gusa wambwa none mbanje gushimira urugo rwa Professor Noheli urabona koko icyayiko nanone Imana ishobora byose Noheli mu bushobozi yadukubise akanusu k'inyama zo mu nda utazado amaroti cyangwa inyama z'imbavu nibura ushimiye urugo cyangwa ushimiye Noheli komeza ratakomeza ari gusenga cyane okay nereke koko abatera inkunga Professor Noheli cyane abari kungane wibura ayi mu amafaranga ubutaza tugure amaroti cyatugurire inyama nzako adukubisa akanusu ko aguze ibitoki mufuka inyama nivumbe bitanisohokera why kubita oya nibyo kubita nuri kandi ugende Suleiman ndikwereke ko kwaya kabasanze babize gute babayeho gute babayeho neza afite ibisorori ubuze yaranzimana n'urwagwa ariko ndavugisha ukuri abakimufasha mu mufasha intebe ziwe ebyiri zifite ibirema buri wanjye nawuhaye umuntu umwe ambwira ngo arashyira muri filime inameze neza arangije nkimara kuwumuha nanamurajije sha agucisha muri frame yancishije make
twagishyira hari igiti kiririmba cyangwa nje bajya kuva cyavu buretse reba aya mababi kano kanya umwe arimo kuvuga ngo tuzajya mu ijuru kureba bariyo maruso se utarasara wakoraga iki metabolisme ni iki urabwira injiji zitageze mu ishuri watangiye wese wizanga oya nyirega ni mu bisobanuro yenjeje Ngiye cyo nakumva ndumvamo metali ku rugi ubusereka nkubaze nk'ibintu gukora gutya umugore wawe ko wavuze ko utamuca inyuma ubu bino nayo nakuvuga ngo padiri bwira n'abacumuye karindwi wadukira ku nanayidimburamo nangajya uri ntabwo najya gukira jyewe ntabwo meze nk'ayaka mwigizeho dongoronyo abantu b'imbwa nk'abo barahari mfite amakuru kimira by'umwari prince buretse gatuku kimira ko shut up siba umva nagukubita ngiye ngasubiramo kano kanya nagusekura ngafungirwa umuhungu wanjye nawe yagiye muri teritwari z'abakobwa akurikiyemo umwana bakundanaga kuvuturiramo umuntu yambaye ubusa bamufasha ahita arwara igicuri ngo ni abadayimoni baramusengeye abanasengesho baragorewe bamwubitse akantu gutya barasenga umuhungu nawe ngo yabitubwiye nyuma ko ari ikibazo cya tekinike cyari kibayeho atere sitori nigeze kurongora umusazi bana umusazi ndongera ndi maze iyo bigeze mu kurongora kunezerwa wamana yo kuvumba muri bidi y'umujepe uri kwihuta urumva yego agiye kuvumba mu isabukuru y'umujepe bahurira n'umwana w'igitonore ugeze ngo ibyo bamwatse nimero mbaza ngo atene byagenze narazimucuye twageze hasi bidi irangiye twakoraga hejuru muri etaje tumarutse hasi bidi irangiye umwana mbona yakije ikintu cyitwa benzi imwe yanditseho imbere ngo ni benzi kompreseri ibintu ntazi ari ibiki nako ntacyo arizi ndamwegera maze kwatsa nkakira za nimero za we wanjateze ngo ushake nzi ubwo wujuje ibyangombwa bitatu byo kugira ngo umuntu agushake icya mbere ni ikihe kuba mu muryango wanyu mudatera umwaka kugira ngo tugende kwa muganga ndaje kumara y'ibiki kugenda kujya kwa muganga ngo tugende Ese kwa muganga ndako nawe undi mugabo nigeze njyamana nawe ari weho gusa ejo tugende uko ntago umwizera nyine aujourd'hui aussi c'est un autre jour ibintu bya muri bibiliya ngewe nabwiye Yesu nti Yesu singu ryanjye ntabwo nabishobora ngo mukunde abanzi nta mbaraga nge nabona zo gukunda umwanzi wanjye. Yesu arabizi nabamubeshye kwanza uretse n'umwanzi n'umuntu utashigikira n'umuntu utumva ibyanjye neza nta mpamvu yo gutindana nawe. Imana y'ubwo yaratubwiye ngo ngunda abangunda abashakana umwete bazagira gute nibikunda bayikunda nibiretse kungundisha abanyanga. umuntu abaye afite ibihumbi 2 yarya agahaga muri Kigali. Yeze ubundi muri Kigali n'indi urya agahaga wareba icyoka by'umunezero ukarenzaho amazi. None se ni ihe ndirimbo yo mu Cyongereza uzi kuririmba neza urumva uzi neza? Indirimbo yo mu Cyongereza?
wambwiye ngo warize yo mu cyongereza yego muze twese dushimire imana muze tuyiture ishimwe ryayo. aha ndi umugore uzi kugurirwa ikibuno ya umugabo yakuguriraga ikibuno yarakinguriye akanyago i Remera muri gare rwose cyaguraga 15,000. ufite mukaso muka data nahuye nawe igishoro nyinshi cyane sinzi impamvu mutaryama uratangiye ngo uri umuganga gakondo none wigize umupasiteri wanjije urabetse abananga nategeka mu izina rya Yesu ugakuramo iyi myenda ugasinika ariko ukayikuramo ukazenguruka umujyi wa Kigali wambaye ubusa utanshobora se uretse umunwa gusa wowe urumva ko naba napfuye wowe ntabwo wakora ku ntumbi yanjye wowe mbikwereke data we ntibikise ako tubaye ikibuga oya tubaye ikibuga aha ko mbona washatse kurwana cyane ese uyu mutipe yajanywe ibiki hey 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 oya hey nitwa Dufande Nyarudindi iri musaza wa Roza Muhando kapiteni wa Yesu mbese kucyagura gukundana abagore barankunda ni isezerano nani ndifite na mbere abagore bo bazakwiyumvamo n'abakobwa ariko uzabe maso kandi niko bimeze ngo uzabe maso ngo azagukunda cyane ariko uzabe uri hafi uri maso mbese hari abagore bajya gutereta baranereta nk'uko nawe uri kunereta sindaguteretse kandi ni ibyawe umukobwa avuga ziga avuga ziga ariko n'ukunde wamenya nivutse ako kanya ndabashimira ko muneza amatwi kera ukiri umwana hari imyanzuro wafatirwaga ku buryo aka kanya bakwegereje wayigufatiye ushobora kumutemuka mucamo kabiri ugize ngo uribuka kera ubwo warazaga amaguru mu ibase wiga ubwami bwa Maroke ibuka ubwo warara udasinzira ukarara amajoro wiga amateka y'abasundi yatakayita bankwame nkuruma wakwima inzinga n'abasikiya Muhammad uri ukuntu wize intambara ya mbere y'isi yose n'iya kabiri abayitsinze n'abayitsinzwe uko yarangiye nkeka ko wari uzi ko aka kanya uzaba uri umusirikare ukomeye none aka kanya uri umumansuzi kundi bayigize gutyo zabaye iki Fabiola bite byawe ntago naje kwicara ahangaha Irene ngiye mbwira ibyo ugomba kumbwira wanyweye mukaru wanyweye sanze wanyweye icyuya cy'ingagi wanyweye ikibogo amazi yitorosha niba urimo gusaka urimo utekereza ko uzasaka umukobwa w'isugi muri Kigali uretse gusaka ugenda ujye mu bitaro runaka urebe umwana w'umukobwa wavutse umufungirane mu nzu mpaka igihe azakurira akageza imyaka 21 yo gushaka badusezeranyije umenye ko ngewe ntabwo narara mu cyumba kimwe n'umugore ngende umukristo ubwo nyine ntabwo twabana ngaho se wantumbagane ibaze ko n'umugabo ufite umugore aba ashaka umukobwa w'umwana mwiza utajya umuca inyuma uvuga ngo narahindukiye ndebye nsanga abantu bari kundeba wujuje imyaka 30 ariko umuhungu yakohereza tike ngo umusure mu rugo ugatangira gusakuza ngo nta byo kugaruka ufite ugaruka ujya jyayo ugumeyo impamvu ngenge mbona bakwise nzovu ni ikinyuranyo kubera we uri gatoya ndi gatoya bakanjyanya n'inzovu aha
kanyombya kanyombya impamvu bamwise kanyombya nawe agira umunwa munini nk'uw'inyombya ndayo nguranye ntabana gukubita agafuni gafate se gusyo kabika binyamuka bakaba ndagayimbwa itangomba munyo ugize isombe n'imyumbati bitandukanye hehe? Isombe niyo barya n'imyumbati ariko barayirya. Amavunja umva vaye mu cyaro. Uko bikira mara yambara ikanzu y'ubururu n'umwe yego kandi koko nibyo buriya mu babyeyi twagize kuri serure mama wa Yesu we wubawe yambara ntabwo ntigeze muri aba ipantaro cyangwa babakobwa bambaraga amamini God have mercy upon us. Things say they why. njyewe ntabwo natinya kuvuga imyaka yanjye ufite ingahe 44 kuyivuga ntibyatuma abakobwa batanyiruka inyuma Ndi mukobwa wari wakurikiye inyuma wowe bameze bati ndashaka kuba bameze barashananga ijambo abagore bakunda kuvuga kandi iratubabaza niyamburanye iki yakubonanye iki urahel ahubwo se yagusanga yakubonanye iki